Ladies and gentlemen, put your hands together for Mjo the comedian. Musiki mubare musiki. Yitwa comedian Mjo yavuye Musanze mwabantu ngitice Musanze yongera magana 5 kwa essence ni nambara yo muri Ukraine mubare ntabwo navuga amagambo menshi ariko mubare mwakire sibyo amashimenti kuri Mjo the comedian. Anze ni wende muri kuvuga kuri ibi ngibi Genzi comedy show hosted by Merci. Nibaza nk'ubu aramutse Richard Bugu bisomye kwambwira ngari gusobanura. You know, Genzi comedy quand même, you know, Genzi comedy, Genzi comedy, you know, quand même, Genzi comedy, undi ni comedian Genzi, show nukwerekana mu Kinyarwanda. Comedian Genzi yerekana hosted hose by Merci, by Murakoze, by Murakoze. N'abatindira rero najya mu batindire nta kintu n'umunyarwenya. Ariko rusirene man nako nibutse ko yinjiriye ubuntu. Ngiye kwibaza ukuntu umuntu wishyuye arimo araseka. Kandi koko yandi wamaye. Ako nanjye narakwishyuye nuko narakwishyura. Ngiye kwakira umuntu utwa Kireka. Kire wamaye itike yawe dore none wowe yanayifashe arayimurumva ngiye uzana itike wategesheje nka gusubiza. Asa amafaranga yanjye. Naga ndasora. Ateze Stella. Ntabwo yishyuye. None se witwa Nyirakarangwa Egidia we. Wowe bashaka kurya amafaranga wowe. Umuzi rero ngo ndayago. Yarabaye. Ngomane Nyabugogo ko twakoreye bisi yakugejeje Nyabugogo guteko. Kozicanga kugishushu ure. None bazajya gukoresha imitwe biyogoshesha gusa ko. Ladies and gentlemen, put hands together for Kireko the comedian. Abayavuye abantu ku Muhammad kandi ndamwizeye we none. Iyo ndirimbo mu mutagi impamvu Fari Merci avuze ngo Nyabugogo kandi twakoreye hano ikibazo cyambayeho ni kimwe naje ndi muri bisi nza ndi gusoma inkuru y'ibintu bya Mr Rwanda. Mr Rwanda afite abaterankunga babiri uzatanga aparitema akanatanga n'imodoka ngo amasezerano yarapfuye basigaranye umuzatanga internet. Mr Rwanda itazahera no gusoma iyo nkuru nagoswe ndengaho nagomba kubiyama nagura mu cyapa ewana byatumye nkomeza mviramo imbere kandi umuntu uviremo imbere arapfa hagati aho kabanze mbaye ntacyo za bene soba ikibungo bambwiye ngo ningera i Kigali ngo utashye abantu bajya baza bagatuma gahunda zose zo mu cyaro aribo zigenderaho. Uzarebe umuntu yapfuye mu cyaro ntibashingura umuntu w'Ikigali ataraza. Ntibibaho. Iyo ubukwe bwabaye imisango ntiyatangira umuntu w'Ikigali atarahageze. Kuryama bahera kuba Kigali ngo barushye. No kurya bahera kuba Kigali ngo nibo bashonje cyane. Ariko reka mbagire inama abantu b'i Kigali nujya kujya mu cyaro uzabanze umenye ikintu cyezeye. Twebwe turya ibyese yari ibijumba n'ibyo turya yari ibirayi n'ibyo. Ndaguha urugero iwacu i Kibungo ushobora kuza bavuye i Kigali kuko gahunda zose ari mwe zihera yewana mukajya kurya. Wapfundura isorori ya mbere ugasanga ni igitoki cy'umunyiki. Wapfundura ya kabiri ugasanga ni igitoki kirimo ubunyobwa. Wapfundura ya gatatu ugasanga ni igitoki kirimo ibishyimbo. Wapfundura ya kane ugasanga ni igitoki cy'amaganda. Iya gatanu iyo ushaka gusanga ari igitoki cyokeje. Sasa rero ugera kuri deseri ugasanga ni imineke. N'ubundi umwihariko wanjye ari ukurangiza
abantu bicaye mu modoka zikabuga utega hiyasi uri kabuga waza gutega kwasiteri nzima mwagera ugende muri kagwa bakavuga ngo mugame mupavamo mugafatwa n'iya kabiri imvura yahise none se mbabe abantu nabo mwicaye nabi muze kwihangana n'ubundi abishinja bazi tuze gusangira igihombo kandi imvura mu by'ukuri ntabwo nari nayiteganyije niyo mpamvu kuri posita nayo yashyizeho nanjye ntabwo ari njye nagira ngo noneho batwara umwanya nta kintu undi munyarwenya bamwita admin namuhaye izina ni ikintu none asigaye aryiyita tuzaryishyura namugize admin muri groupe ya WhatsApp ntabamo urumva nayibejamo iki se gorara asa bamugana ikire kwa yaretse imvura we niko kire ko nadutabare hanyuma ndagira ngo nakira undi munyarwenya. Ladies and gentlemen, put your hands together for Sacred the comedian wamwita Dimini. Karibu ku meza Dimini, nako karibu kuri tapi na stage nashyize amafaranga yawe make banguka mwa urabona imvura iri kugwa tushaka gutaha urakica aho ngaho reka ababyeyi bo muri Afurika hari abantu bari mahanga bitwaye nabi ku buryo ababyeyi babo batanga ingero z'abaturanyi ko wagiye umera nka runaka wawe wagiye mumera neza pe uyu wamwita Dimini mu amashyi menshi cyane. Narindi kuyobora abantu hariya nyine kuri imodoka zari ziri kuza ariko ntunguye no kubona umuntu bita Rashid yahageze. Rashid asohotse mu modoka yanditseho ngo Yesu arakiza. Meze neza ariko meze neza amakuru y'iminsi ameze neza rero aho bantu niyo mpamvu bakomite mbabona rwose ari amapaje ese ubwira amakuru y'iminsi ngo ni fresh amakuru y'iminsi urayafite kandi icyo kintu cyatumye burana itangazamakuru ryo mu Rwanda mbona riri hasi ntabwo riri professional kuko rivuga nyine ibintu bidawe n'amazina yabyo. Uzarebe burya hari ikinyamakuru bita Kigali Today murakizira ukabona amakuru yo mu ntara kandi ari Kigali Today none ikirete ukabona amakuru yo mu cyumweru gishize. Hari ikindi kinyamakuru ubundi murabizi muzarebe mu kirere nta hantu ukwezi kujya guhurira n'inyenyeri aho kumva ikinyamakuru bita Inyenyeri News ngo gifite amakuru aranze ukwezi. Hari ikinyamakuru bita Igihe ariko buriya kijya cinca ubundi ikinyamakuru bita Igihe cyagakwiye kuvuga ibintu by'iteganyagihe. Aburiya naje kureba sanga buriya habaho nka application nkuko nyine twezitinga amafoto mujya mubibona muri telefone naje kureba buriya hari nka application zeditinga abantu yewe nka Rusine niyo wananga Rusine nahe akunda y'uropinga hari umunyamakuru bita Chita usiko Chita nta filito wamushyiramo ngo abe inzobe ako nka Kiboke nibwo hakora zoomini mu Rwanda dufite mu Rwanda dufite showbiz industry ariko naje kwibaza buriya iba ari nka industry y'imyenda tukagura akaba ari nk'imyenda buri muntu nyine buri mwenda ukajya uhagararira umuntu umeze nkawe nka nzovu yaba ari nka box
noneho uzarebe nka nuza nka Junior akuntu areshya yaba ari nk'itaburiya nka DJ Bass niwe waba ari sarubeti ahubwo Clapton niwe namubuze mu myenda ahubwo naje gusanga yaba ari nka couvre-bas z'abakiriya